Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, umwami wacu ugiye kugaruka. Bifurije imigisha y'Imana muri ibi bihe kandi no gukomeza komatana nayo kugira ngo turusheho kwitegura ubwo agiye kugaruka vuba bidatinze, azatujyane mu bwami bwe bw'amahoro, izina rye rihimbazwe. Muri uyu mwanya nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo mutsima w'ubugingo, ijambo ry'Imana ryo rumuri rumurikira inzira tunyuramo, kandi ku bamurikiwe naryo bose ryabahumuye amaso, ndetse ribasha kubereka icyakorwa kugira ngo bongere kurushaho kugira ishusho y'Imana ndetse no kwitegura kuzabana nayo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mu minsi yashize twagerageje kuganira ku byerekeranye n'ubuturo bwera, ndetse turimo gusoza ibyigisho twabonye mu cyigisho twari twize cya 7 cyatugaragarizaga uburyo mu bihe bya kera hagiye habaho kurimbuka gutangaje, ndetse kubwo kutumvira Imana binyuze mu kwanga Kristo Yesu, nta Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyo rero byateye kurimbuka kuri bamwe. Muribuka ibyo twize bya Yerusalemu, muribuka ibyabaye mu gihe cya Loti, mu gihe cya Nowa, ndetse n'ahandi hagenda havugwa muri Bibiliya. Ubwo rero dusoje ibyigisho twize bigendanye n'ibyago by'imperuka, uburyo bizisuka ku banyabyaha, uburyo bazaba baranze Yesu Kristo ari we washushanyaga ubuturo bwera. Ibyo ngibyo nibyo twabonye. Uyu mwanya rero, mu gihe Imana idutije akanya ko kuganira ku ijambo ryayo, tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ishuri rya gisirikari rya Yesu hari ibyo risaba. Ishuri rya gisirikari rya Yesu hari ibyo risaba. Mbere yo kugira ngo tujye mbere, reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, turagushimye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, izina ryawe rihimbazwe. Urera, wahozeho kandi uzahoraho, imirimo yawe iratangaje. Uduhe kukwiringira kugira ngo tukugirireho umugisha. Uduhe kukwiringira mu byo dukora byose, tukugire nyambere. Kandi ubwo wemeye kudutoza kugira ngo udutegurire umurimo uri imbere, uturinde kuba ibigwari, turinde kuba ibifora ku rugamba, ahubwo uduhe kuyoborwa n'ubushake bwawe atari ku nama zacu bwite, ahubwo tugendere ku nama zawe, bityo ku iherezo tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Reka nsabe kugira ngo buri muntu wese ubasha kumva iki cyigisho, ijuru rikomeze kubana nawe kandi rirusheho kudutegura kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwawe. Imitima yacu uyihe guca bugufi kugira ngo twumve imiburo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, nshuti dukunda, nongeye kubifuriza ibihe byiza muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana. Ndakeka ko ari kenshi dukunze kuganira kuri iri jambo, ariko uyu munsi ho, uyu mugoroba, ndifuza ko turushaho gutekereza cyane. Mbese iri shuri rya gisirikari rya Yesu riradusaba iki? Hari ubwo hari abantu tubasha kuba tubona ko kujya mu by'Imana ari nk'umunyenga, nk'uko abantu babasha kujya muri za serivisi zose zisanzwe. Umuntu akaba ashobora kujya gukorera undi yategereje ibihembo, ibyo ngibyo nyine ibihembo nyuma akazabihabwa. Cyangwa se umuntu akajya mu bintu yizeye ko ari amahoro gusa, icyakoze yageraho nyuma akahura n'ingorane zimwe na zimwe. Rero Yesu nawe ntacyo yaduhishe mu ishuri rye. Yigeze kuvuga ikintu gikomeye, arababwira ati, abwira abigisha ati, ndababwira ukuri yuko benshi bazashaka kunyura mu irembo rifunganye ariko ntibabibashe.
ibyo hari impamvu si uko ishuri rya Yesu inzira ibyapa bitagaragara, ahubwo ibyapa biragaragara kuko nawe ubwe ikibihamya yaravuze ati nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ariko se ni bangahe biteguye ko niba avuze ngo amanitswe hejuru y'isi ko nta muntu, urwo rwandiko rwose buri muntu wese afite uburenganzira bwo kurusoma agafata imyanzuro? Ese bigenda bite? Ni gute abantu noneho batazabasha kunyura muri iryo rembo rifunganye? Ibi rero ni uko ari ishuri. Ni ishuri risabwa kugenda harimo amakorosi, harimo amasomo akomeye, harimo ayoroshye, harimo ibigoranye, harimo ibikomeza umugenzi, ariko abantu benshi iyo nzira barayikwepa kuko hari ibyibasaba kandi ibyo bintu bakaba batabasha kubyuzuza. Niyo mpamvu tugiye gutangiza iri somo riri aha ngaha mu Byahishuwe igice cya 14. Iri somo kenshi ntabwo risomwa iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6 hari umutwe uvuga w'amagambo uvuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Cyakora iyo twiga ubutumwa bw'abamarayika batatu ahandi twongera kubona umutwe w'amagambo tubona ngo imisaruro 2. None se ubu butumwa bw'abamarayika batatu niba ari bwo bukomeza bukagera ku murongo wa 13, kuki uriya murongo wa 13 utitabwaho? Kandi naho uri umugabane umwe wo muri buriya butumwa bw'abamarayika batatu. Kuko Yohana arawuvugaho ati numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iyo usomye umurongo wa 12 nawo uravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Umuntu agira kwihangana kubera iki? Kubera ko yahuye n'ibimurushya. Umwanya rero tugiye kwiga iki cyigisho buri muntu wese azirikana ibi. Aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Noneho birenze kwihangana bigeretseho no gupfa. Burya hari umuntu ashobora kwihangana akihanganira ibimugerageza nk'uko Bibiliya ivuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Noneho rero aha ngaha bigeretseho n'ikindi cyitwa gupfa. Ubwo rero impamvu imwe igaragaza ko uru rugendo abantu igisirikari kibananiye nuko n'iri jambo gupfa naryo ririmo. Ariko se mu bakurambere ibyo bintu byaba byarabayeho bikageza nubwo bavuga bati naho twapfa dupfiriye mu mwami? Urugero, abasore batatu bari bagiye kujugunywa mu muriro baravuze bati Nebukadineza nta mpamvu idutera kugusubiza iryo jambo. Niba ari Imana yacu dukorera ibasha kudukiza muri ritanura kandi naho itadukiza. Ubwo biravuze ngo niba itanadukijije ikemera ko dupfa, ubwo twemera urupfa kugira ngo amategeko y'Imana abangamirwe. None se ni bangahe uyu munsi twiteguye gupfa tuzira guhamya kwa Yesu nk'uko Bibiliya bivuze ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami? Umwuka nawe agakurikira havuga ati arabihamije ngo baruhuke imihati yabo. Bivuze ngo ririya jambo umwuka yavuze ngo rihwanye n'iryo Yesu yavugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, aho yavuga ngo indahiro yacu ikwiriye kuba ni kuri yahanditse. Mwuka wera rero ararahiye ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nayo bakurikiye. Ni imirimo ingana iki wowe nanjye tumaze gukora ku buryo naho twapfa iyo mihati tukayiruhuka, noneho imirimo yacu ikagenda idukurikiye ku buryo bavuga ngo
uyu nguyu yitwaga Iryivuze Jean Marie Vianney, uyu yitwaga runaka wowe wumva iki cyigisho, uburyo babasha kuvuga bati byibuze yakoze ibi n'ibi, kandi n'ijuru koko rikaba umuhamya w'ibyo ngibyo. Nk'uko umugaragu w'Imana Yobu nawe yageze aha aravuga ati naho napfa nzapfa nyiringiye. Hanyuma Imana yari yamaze kumutega, imutegera Satani iti warebye umugaragu wanjye ko akiranuka. Ariko Yobu yaje kunyura mu bigeragezo bikomeye, ari byo nge nawe turimo kwitegura kunyuramo, ndetse birenze n'ibya Yobu. Birenze n'ibya Yobu tujya turirimba tukamubwiriza tukagira ute, ariko gatoya cyane tugahita duteshuka. None se niba ibyo tugiye kwinjiramo birenze ibyo kwa Yobu, kandi uzi uburyo Yobu yababajwe, iki gisirikare uragicikira he? Biravuga ngo abantu bazashaka urupfu barubure, ku buryo narwo ruzabahunga, urupfu ntiruzaba rukiriho mu gihe cy'ibyago, ahubwo rugomba kuzaza igihe cyategetswe. None rero ibi ngibi byabaye kuri Yobu ko bigiye kongera kugaruka. Imana igiye gutega abantu yamaze gucisha mu gisirikare cyabo, ku buryo nta kanda na kamwe kagomba kuba kabariho. Iki gisirikare uragicikira he? Cyangwa se ndagicikira he? Hari abasirikare babona urugamba rukaze bagatoroka. Ubwo rero reka turebe mu mateka y'ibyagiye biba, kandi natwe dutegure iki gisirikare. Kandi iki gisirikare ntabwo gishaka abantu batoroka, ahubwo kirashaka abantu bemera gupfa, bakavuga bati tugomba gupfa ariko dupfire mu mwami, naho twapfa tuyiringiye. Ijambo ry'Imana nk'uko tubona mu gitabo cyo kuvanwa mu Misiri. Ntabwo uyu munsi turi busome byinshi, ariko hari ingero turi bugende tubona ku byerekeranye n'abatubanjirije iby'imibereho yabo ya gisirikare hamwe na Yesu. Iryo shuri barinyuzemo, kandi iri shuri ryarishira umuteto. Irinde kudamarara rero muri iki gihe cya none, kuko mu ishuri rya Yesu nta bafana nta badamarara barimo. Reba nawe umugabo witwa Aburahamu, mu Itangiriro igice cya 12, Imana iramuhagurukije iramubwiye iti Aburahamu we, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Hari ubwo tubasha kuba dutekereza ibi ngibi, ahari tukibwira ko cyari ikintu cyoroshye. Uyu mugaragu w'Imana Aburahamu aragenda ngo atazi naho agiye. Umva nawe, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so. Ni bangahe uyu munsi biteguye kuva mu gihugu cy'iwabo bagasiga umuryango wabo n'inzu ya base bakagenda? Ahari wenda bushoboka kuba nta niyo ufite ushobora gusiga, cyangwa se n'umuryango wanyu ukaba rwose kuba ugiye no kuwusiga byari ibyishimo kuri wowe. Ariko hari indi nzu urimo gusabwa gusohokamo, inzu ya yindi twavukiyemo, bwa butware bwa kamere. Ibyo ngibyo Imana irimo irasaba ngo siga umuryango wanyu n'inzu ya so. Ndetse Yesu yigeze kurenguriza ku bantu arababwira ati mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo ararikira ari byo namwe murarikira. Ni bangahe biteguye gusiga za gakondo zabo? Kuko Bibiliya ivuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Rero Imana ihamagaye Aburahamu iti viyo ngiyo muri Babuloni, viyo muri Mesopotamiya, aho ngaho uri
hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Abantu rero uyu munsi kubera kuryoherwa n'iyi si ntabwo bashaka kuva iwabo muri iyi si. iyo turi iwacu muri iyo ngando tuba tuniha, aho ngaho ntabwo bashaka kuhava, kandi Imana niho ishaka ko bava. ubwo rero itoranwa rya mbere rirabaye, Imana yangaje igisirikare, none abantu banze kwitaba kujya mu gisirikare ngo bajye kurwana urwo rugamba. Aburahamu rero arahagurutse aragiye. Nimureba Aburahamu imyaka yose yamaze ahabwa isezerano. Isezerano rimubwira ngo azabyara umwana w'umuhungu, umwana w'isezerano. Mbese iryo sezerano wowe uyu munsi urarifite? Hari amasezerano y'Imana byibuze urimo kugenda wishyuza ngo Imana yagusohoreze. Aburahamu mureba imyaka yose yaramaze. Imyaka yose yaramaze bigeza ku rwego we ajya kwibwira yuko Imana itagisohora isezerano, ndetse n'umugore we babyumvikanaho. Satani nawe wari wabicunze neza, abona ikibazo bafite cy'umwana w'umuhungu, abayoheje Sara ati genda umubwire aryamane n'umuja. Kuko Aburahamu Satani yari yabicunze neza, abona ko uwo mukobwa ashobora kuzaba igikoresho cye, hanyuma aramujyana nk'umuja. Ubundi Aburahamu abyarira mu mubiri, abyara Ishimayeli. Bigeze aho Imana yongeye kumuha isezerano, Aburahamu ati reka data ubwo icyampa Ishimayeli akabaho. N'abantu uyu munsi iyo bamaze kuryoherwa n'isi ntabwo bumva imigisha y'Imana ihebuje iruta iyindi yose, ahubwo baravuga bati yabaye twigumiye muri iyi si kuko iyi si ibanejeje. Ariko umuntu umwe yigeze avuga ati kugira ngo umwana ave ku ibere hari ibintu bashyiraho, bamwe bashyiraho n'igikakarubamba bahana kugira ngo umwana harabashe kuva kuri iryo bere. None n'ubu ngubu n'Imana igomba gushyiraho igikakarubamba kugira ngo abantu bazinuke isi. Aburahamu rero igisirikari kirakomeje. Nimurebe Aburahamu igihe uwo mwana w'isezerano yari amaze kuboneka, Imana rero nayo irazi iti burya Aburahamu nubwo ibyo byose ubyibwira, ariko umuhungu wanjye Isaka ndamushaka ujye kumuntambira. Mva nawe umwana wari ubonetse mu gihe gisa nkaho kidashoboka, ibyiringiro byo kuvuka k'uwo mwana nta na gake gahari, nta n'ibimenyetso bishobora kugaragara ko umugore ashobora kubyara. Ariko se n'uwabyaye nawe Imana iti impereza umwana wanjye ujye kumuntambira. Mbega igisirikare gikomeye. Icyo gisirikare rero ntabwo uyu munsi abantu bashaka kuba bakinjiramo, kuko birasharira cyane, ni umuti urura, ariko nyuma hirya yo kurura hari uburyohe. Izina ry'Imana rihimbazwa. Ngaha turakomeje tureba iby'uyu mugaragu w'Imana Aburahamu. Aburahamu bigeze ubwo afata umwanzuro wo kujya gutamba Isaka, umwana w'isezerano, kandi yari umwana w'ikinege. Mbese uyu muryango nk'uko Imana yari yabimubwiye, ibi bintu yari yaramubeshye? Oya, ahubwo Aburahamu agira kwizera. Ni bangahe bafite kwizera yuko nyuma y'imyaka 25 Imana ishobora kuba yakora ibikomeye? Abantu uyu munsi cyane cyane imiryango imwe n'imwe, abantu barashyingirana bamara imyaka 2, babona nta mwana, bati ibintu byacitse. Ndetse baba bagerageje no kwihangana, ibibazo barabyumvikaniyeho, rubanda rwo hanze Satani yabona bamaze kubyumvikanaho, bibereye mu mutuzo, Satani akazana rubanda rwo hanze, tangira kubabwira atari kubundi mu makuru yanyu ntabwo muzi uburyo abanyarwanda bajya kubaza. Ibyo ngibyo rero n'ibyo se, kandi uwo muntu aza ari mu isura nkaho aje kukugirira neza. Ariko se ni gute? Ese uyu munsi abantu batekereza yuko Satani azaza ari Satani? Ntabwo azaza makwiyereka ngo ni Satani. Zanyura mu nshuti yawe, inshuti zayobozi ziza kumusura, ubutumwa zazanye bwo kumuca intege. Umugore we bigeze nawe ati umva Yobu we ihakana Imana wipfira.
Yobu kuko yari yinyiringiye Imana aravuga ati uvuze nk'umwe muri ba bagore b'abapfu. Rero uyu munsi wa none igisirikare nk'icyo Aburahamu yanyuzemo benshi uyu munsi bari kukinyuramo, ariko bakinyuramo umwaka umwe bikaba birarangiye. Iby'abantu rero ukomeje kureba iby'abantu ni ibitangaza, ni amayobera. Ahubwo hakwiriyeho kuba gutumbira Yesu wenyine, kuko ari we banze ryo kwizera. Iki gisirikare rero cyakomereje kuri Mose. Nimurebe Mose, Imana iramutumye. Uburyo uyu mugaragu w'Imana Mose avuka, nk'uko tubisanga mu gice cya 2 cyo Kuva. Uyu mugaragu w'Imana Mose yavutse mu bihe bikomeye. Ndagira ngo iki gisirikare turimo tuganiraho umuntu arusheho gutekereza cyane, kuko Imana irimo gushaka abantu nk'aba, ndetse bafite imbaraga zirenze n'izaba bakurambere, kuko bagiye guhangana n'urugamba rukomeye. Kandi abo bantu Bibiliya irambwira ngo uwo mugabo ni wowe, uwo mugabo ni njye, uwo mugabo ni wowe nanjye. Mbese ahubwo turiteguye kuba icyo gisirikare twagikamirika tukajya kuri urwo rugamba, kandi ko Imana yiteguye kudufasha. Umugaba wacu ni Yesu. Muri Daniel iryo somo twararibonye rivuga ngo muri icyo gihe Mikayire ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka mu bihe bizaba bikomeye. Kandi uyu munsi wa none agiye guhaguruka, kuko ibintu birakomeye. Hanyuma rero uyu Mose avutse mu bihe bikomeye. Yemwe iyo urebye amateka ya Bibiliya agaragaza uburyo uburetwa bari barimo, bigeze ubwo umwami Farawo avuga ati Abisirayeli bakomeje kugwira, none umwana w'umuhungu ugomba kuvuka, uwo muhungu wese bazamuhotore, hanyuma umukobwa bamureke abeho. Ahari ntekereza ko ababyeyi bose bo b'Abisirayeli bifuje ko niyo babyara bazajya babyara abakobwa gusa. Hanyuma kubwa gahunda y'Imana itajigengwa n'amarangamutima y'abantu, mu muryango wa Lewi havukamo umuhungu witwa Mose, avuka kuri Abiramu na Yokebedi. Yokebedi umugore w'intwari, ndetse Bibiliya igaragaza yuko hanyuma ya Mariya nta wundi mugore wagize ubutwari nk'ubwa Yokebedi. Aba babyeyi rero ba Mose, mwumve ikintu gikomeye babyeyi murimo kurera muri iyi minsi, babyeyi b'Abakristo. Aba babyeyi bari baragiye biga iby'ubuhanuzi, bazirikana neza yuko igihe kigeze, imyaka 400 irangiye, none Isirayeli ikaba igomba kubaturwa. None rero ubw'iyi myaka yegereje, kandi iryo sezerano bari bararisezeraniwe yuko hagomba kuzavuka umucunguzi muri Isirayeli, babona ko muri uwo muryango ari bwo arimwe agomba kuvuka. Baravuga bati uko byagenda kose, tumurikiwe na marayika w'ijuru, uyu mwana agomba kuzarirwa kandi akaba umucunguzi wa Isirayeli. Ibyo bintu barabikora, icyo gisirikare nabo bakinjiramo. Uyu mugore rero amaze kubyara uriya mwana, ahitamo kumuhisha mu bihe bikomeye. Iyo baza kumusangana byari ibintu bitoroshye, amuhisha amezi 3 yose. Yokebedi bimuyobeye amunaga mu biganza bya Yesu, niko umwuka w'ubuhanuzi utubwira. Ubwo yamushyiraga mu kato, mwana w'umuhungu arakuze. Ariko se yakuriye hehe? Yakuriye mu biganza bya marayika w'Imana bya Yesu Kristo. Kubera iki? Yasubijwe mu biganza bya nyina Yokebedi, ariko Yokebedi yamureze, amurera imyaka 12. Muziga icyigisho kivuga Mose umuyobozi w'ubwoko bw'Imana uburyo imyaka 12 yayirezwe. Havuga ngo imyaka 12 migufi, ariko Yokebedi yamuhaye ubumenyi buva ku Mana, amwigisha Imana ku buryo yamurebye akavuga ati ngaho subira ibwami, ariko Imana ngushyizemo ntibizigera bikuvamo. Agahora musengera.
ni ababyeyi bangahe muri iyi minsi barimo gusengera abana babo ku rugamba rugiye kuza imbere, bavuga bati aba bana bazakora umurimo w'Imana? Mbese ni bangahe ibyo babikora? Tubona ababyeyi ba Ruteri uburyo bahoraga basabira abana babo bifuza ko bazaba abana b'ingirakamaro. Ahubwo icyo ababyeyi b'ubu bashishikajwe nabyo ni ibyo kubagurira amakayi menshi, kandi ibimenyetso by'iminsi y'imperuka birimo kugaragaza ko n'ubundi by'abantu bishingikirijeho byose bigiye guta agaciro. Izo nyuguti murimo kugenda mubashyiramo, mukabashyiramo imibare myinshi, mukabashyiramo ibaruramari ryinshi ndetse n'ubumenyi aribyo bya siyansi byadutse ubu ngubu n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Ariko ibyo ngibyo bidafite Yesu byose bigiye gushyirwa ku murongo, hari abantu bafite amaso baba bari kubireba. Rero iki gisirikari Mose, aba bantu, aba babyeyi be bari baramaze kumenya ko igihe kigeze. Nta babyeyi bangahe muri iki gihe barimo kubona ibimenyetso by'imperuka bagateguriza abana babo kugira ngo babashe kubateguriza urugamba ruri imbere, babashe kubategurira uburyo bwo kwiyunga n'Imana, abana bagakura bazi Imana, abana bagakura bagiye kuyihamya mu gihe ubuyobe bwayogoje isi, mu gihe hari urujijo rwinshi. Martin Luther arandika mu ntambara ikomeye aravuga ngo mu gihe aya mashuri abana bajye kwigamo nta Bibiliya ikiharangwa, mumenye ko bari kurererwa muri Gehinomu. None uyu munsi yewe uretse no kujya muri ayo mashuri, abana barajya kwiga ku isabato. Ndetse ubwo icyo gisirikare urabona ukiri kurwanirira Yesu cyangwa wamaze kujya ku ruhande rwa Satani? Yesu rero navuga ati mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo ararikira byo gukandagira isabato aribyo namwe murarikira. Usange abantu baravuze ngo baduciriyeho iteka. Oya, iteka abantu bamaze kuryiciraho. Mwuka buhanuzi mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 uravuga ngo abantu barihambira mu miba igiye gutwikwa. Rero ahangaha turakomeje tureba iby'uyu mugaragu w'Imana Mose. Mose aragenda imyaka 12 ishize, aragenda kubita imyaka 40 muri Egiputa. Amashuri yose ya Egiputa aragenda arayaminuza amategeko n'ubucamanza. Yemwe yarayize ku buryo bukomeye, aba umujenerali ukomeye, na ndetse yari uwa kabiri kuri Farawo, kuko Farawo yashakaga no kuzamuye igihugu cye ngo abe ari we ukiyobora. Na ndetse uburyo yari afite igihagararo, ubwiza, umusore ugaragara ahagarara mu bandi abantu bakavuga bati dufite umucunguzi. Ariko yareba ibyo bigirwamana byose akabaho atabyitayeho. Bigeze ubwo abantu bo ku ruhande, abo banyegiputa, bagenda baramukangisha bati wowe rero ibyo byo kwigira ngo ufite Imana yawe usenga, ntabwo iyo Mana yawe izatuma ubona ubutware bwo kwa Farawo, byose azabikunyaga. Ariko Mose kuko yari yarigishijwe akiri umwana, icyo gisirikare yemera kugikora, ahubwo akajya gusurana bene wabo aho bari. Ni abasore bangahe abona amaze kunezererwa mu buryo bw'ubuzima bwo kuri iyi si kandi yarasize iwabo bicika, akaba yavuga ati ngiye kureba aho nasize bene wacu b'abakene. Ahubwo aragenda yajya ajya guhura nabo, akavuga ati aba bari abakozi bo mu rugo. Mbese ibyo bintu bigezehe? Mose rero ntiyagira isoni, akajya ajya gusura bene wabo aho bari mu buretwa, agakomeza gutekereza uburyo Imana yazamufasha kugira ngo acungure ubwoko bwe. Ariko ibyo nabyo akabyizera mu mbaraga ze. Rero uyu Mose imibereho ye irakomeje ya gisirikare, ngo hari ikintu Satani yamukoreye, na ndetse n'abantu uyu munsi babasha kugikorerwa. Burya Satani hari uburyo ashimagiza umuntu, ku buryo ngo abanyegiputa bamurebaga bakamera nk'abari kureba Imana muri we imbere yabo, nk'aho agiye kuba ikigirwamana kuri mu bwiza afite. Na ndetse ntekereza ko ibishuko byose, ariko sinantekereza ko niko umwuka w'ubuhanuzi uvuga, ibishuko byose bishoboka Satani yari yarabateguye kugira ngo Mose umugambi wo gukura Abisirayeli muri Egiputa uzacikemo igikuba. Yemwe yateguye ubwiza bw'abakobwa, ategura
ibyiza byose byo muri Egiputa bishashagirana byereka Mose, ariko Mose ibyo bintu byose arabisuzugura. Ni abantu bangahe uyu munsi Satani ko agiye gutegera ku isabato kandi byaje? Ni ababyeyi bangahe biteguye kuba bavuga bati twebwe turahagarara ku ruhande rw'Imana, turahagarara ku ruhande rw'Imana, niba ari n'akazi, niba ari n'abana bacu, ntabwo turi bwemere ko bajya kwiga ku isabato. Ese ibyo bintu ubyiteguye ute? Ngicyo igisirikare. Hanyuma rero uyu Mose ubuzima bwe araburebye, arabuteguye, kuko ibya Egiputa nawe byari byaramaze kumwangiza mu bitekerezo ho gake. Ati rero ubwoko bwa Isirayeli ngomba kuzabukura muri Egiputa n'amaboko yanjye. Nibwo asanze umuyisirayeli n'Umunyegiputa barwana, ahita afata Umwegiputa abaramwishe, amutaba mu musenyi. Inkuru yagiye igera kwa Farawo yuko Mose yishe Umunyegiputa. Ati niba ari ibyo ngibyo akaba ashaka kwigaranzura ubwami bwa Egiputa, ntabaho. Kumbi byari mu mugambi w'Imana, kuko Mose ibyo yakoze yari ibintu byo gutangira kwikirisha imbaraga ze, nk'uko twabonye n'Aburahamu nawe yagiye gushakira agakiza mu mubiri akabyara Isaka. Ibyo rero byose ni ibyaha byagombye kwihanwa n'abo bantu, barabyihannye. Iyo batabyihannye ntibari kuzabona ubugingo buhoraho. Rero uyu Mose arahunze. Murebe nawe umujenerali, umucamanza mu by'amategeko wari waraminuje amashuri yose yo muri Egiputa. Imana iti kugira ngo ubwo Bunyegiputa bwose bukuvemo, jya hariya Midiyani urahasanga umukumbi w'intama, uraba muri iyo misozi itagira abantu, uragira izo ntama. Reba nawe umukuru w'ingabo, cyangwa se uwo twakwita ngo ni minisitiri w'intebe uyu munsi, reka wenda mfata urwo rwego, kuko urwo narwo rushingiye ku buryo Egiputa yari imeze itegeka nk'isi yose. Reba nawe umujenerali nk'umusirikare cyangwa se umukuru w'ingabo za Amerika. Imana iti kugira ngo ubwo bwibone bukurimo bwo kwiyumvisha imbaraga zawe ufite, igisirikare cyanjye nanjye ndagitangiye, jya hariya mu ntama. Ibyo bintu Mose yaragiye aragira intama imyaka 40, byatumye agira n'ikibazo cy'imivugire. Ubwo Imana yari imuhamagaye iti noneho ngaho bwa bwibone bumaze kugushiramo, ngaho genda jya hariya muri ibwami, ubwira uriya mwami uti rekura Abisirayeli bagende. Mbese ibyo ngibyo ninde witeguye kujya muri icyo gisirikare? Uyu munsi umuntu arabona azamutseho gatoya mu mibereho yo mu by'ubuzima, agatangira kwiterura nk'aho isi yose yabaye. Murebe rero ko gucisha bugufi kw'Imana. Imana ibwiye Mose iti ngaho genda ujye kuragira intama, akazajya yirirwa yirukankana n'intama. Intami uko akunda izabira, yakwabira na Mose nawe akabira nkayo. Ngiki cyakoze kuri Miriyamu na Aroni, batari kuramwumva n'uburyo avuga. Imana itari kubundi mwebwe rinda batumye kunegura umugaragu wanjye. Imana ifuhira abagaragu bayo, utazibwira ngo uzakora ku bagaragu bayo ubwubwe neza. Uyu Mose rero Imana iramuhamagaye, icyo gisirikare aragikamiritse. Igisirikare cy'Imana ntabwo ari bajeyi, ntabwo irera bajeyi, ibimubukuyemo. Mose aragenda ayobora ubwoko bw'Imana. Mbese icyo gisirikare gisharira gutyo, wowe witeguye kukinyuramo? Mbese ahari wibwira ko inzira igana mu ijuru ari inzira igenda irombereza gusa utazahura n'imiruho? None se ko tuvuga ibya Mose, iyo ugeze ku mugaragu w'Imana Dawidi usanga byo byari bimeze bite? Nimurebe Dawidi nk'umuhererezi. Abana ba bucura burya hari n'uburyo babaho bakanateteshwa, ariko Imana kuko yateguriraga Dawidi imibereho yo kuzaba umwami, kandi ikabona ko Dawidi uwo mwanya iyo nshingano abasha kuyikora, Imana iremera imujyana kuragira intama. Nimurebe imiruho Dawidi yahuraga nayo yo guhura n'intare.
yemwe hari n'abantu uyu munsi niyo yaba ari umugabo ashobora no kubona imbwa akiruka, ariko murebe Dawidi ntariraje arayishwanyaguje. Nimurebe Dawidi idubu riraje ararishwanyaguje, akirirwana n'intama asimbukana nazo. Mbese uyu munsi wa none abantu ko bashaka kujya mu ijuru bari mu mudendezo, icyo gisirikare urumva ushobora kujyana nabo ngabo, ubuhamya wazatanga n'ubuhe? Nimurebe Dawidi akazajya atanga ubuhamya ageze mu rugerero yica Goliyati, aravuga ati njyewe nafataga idubu nkarishwanyaguza, nafata intare nkayikura umwana w'intama mu mikaka yayo. None uwo musirikare cyangwa se uwo munyamahanga utarakebwe niwe ugiye kuzungura ubwoko bwa Isirayeli. Reka ngende mu izina ry'Uwiteka ndi buhangane nawe, kandi Imana iyo niringiye yambasha gutsinda ibyo byose. None se uyu munsi ubuhamya ni ubuhe waba ufite uyu munsi mu kujya muri icyo gisirikare uvuga uti noneho narwanye intambara izi n'izi? Murebe Pawulo avuga ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Izo ntambara wowe warwaye kuri umusirikare wa Yesu zirangana iki? Maganya uyu munsi arenda guhitana abantu, imibereho iratugoye, ariko aho kwishingikiriza ku Mana niye byacitse. Yewe n'ugerageje kubyihanganira Satani akamuteza bagenzi be, ariko rwose waragowe, wagize gutya na gutya. Hoya, ibyo ngibyo ni amarangamutima y'abantu, ahubwo abantu igisirikare cy'Imana ngicyo. Abantu rero bazaba ibihangange mu buzima kandi bakamenya guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana igomba kubategurira igisirikare cyabo cyihariye, kuko n'indirimbo bazaririmba zizaba zihariye, ndetse n'ubuhamya bazaba batanga n'ahantu bazahagarara igihe imbabazi zizaba zirangiye, kuko bizaba bigaragaza ko hari urugamba barwanye. Biravuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore. Hangaha ijambo ry'Imana rirakomeza mu mibereho ya Dawidi. Dawidi nawe abintwara atyo. Yemwe imibereho ya Dawidi yari itandukanye n'iy'abandi bantu bari bo bose. Dawidi yari umuntu ugira gutekereza cyane kandi agaca bugufi. Ni abantu bangahe uyu munsi biteguye guca bugufi kugira ngo Imana igire icyo ikora? Nimurebe Dawidi n'uburyo yagiraga impuhwe ndetse n'uburyo yirindaga cyane, ariko abantu bo hanze bakibwira ko bashaka kumugirira neza. Nimurebe umwamaleki araje aturutse ku rugerero, Sawuli yapfuye. Sawuli uwo nguwo yari nk'umwanzi wa Dawidi, nakwita ngo kuri ubu ngubu yari umwanzi gica, kuko yahoraga higa Dawidi ashaka kumwica. Ariko Dawidi agacurwaho urwo ari rwo rwose Sawuli akamugera iruhande afite n'uburyo bwose bwo guhita muhitana. Ariko Dawidi akavuga ati sinshobora kwica uwo Imana yimikishije amavuta. None se uyu munsi wa none ni kangahe abantu bashaka kwihorera kubabagiriye nabi? Ni kangahe uwo mutima wari muri Dawidi abantu w'uyu munsi babasha kuwugira? Yemwe hari n'abiyahuzi bibwiraga ko bagiye kugirira Dawidi neza, ndetse umuntu umwe yaje aturutse ku rugamba aje kubika ko Sawuli yapfuye. Ageze imbere ya Dawidi, kandi uyu mwami Dawidi cyangwa se uyu Dawidi aho yarari, ubundi amakuru yatangwaga yarariho nuko byanditswe no muri Bibiliya mu rwa mbere rwa Samweli, aho uyu Dawidi nako uyu Sawuli apfa aguye mu ntambara. Bigaragara ko Sawuli yiyahuye, ariko Dawidi mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya mbere abikirwa ko Sawuli na Yonatani bapfuye. Hari abantu bakunda ibihembo cyane, umuntu araza yirukanka, ariko hari igihe umuntu akunda ibihembo agashyiramo n'uburyo bwo kwiyahura. Araza yirukanka ageze imbere ya Dawidi ati Dawidi, Sawuli yapfuye, yaguye mu ntambara kandi ninjye wamwishe.
ngo ubwo hari yibwiye ko Dawidi ari bwumve ko umwanzi we yapfuye ndetse niyumva n'uwamwishe amuha ibihembo. Dawidi ati ururimi rwawe nirwuzize, ninde wakubwiye guhangara kw'icyo Imana yimikishije amavuta? Bahita bamutsinda aho ngaho. Abantu uyu munsi ni mpemuke ndamuke, ariko yamara no guhemuka gutyo no kuramuka ntaba kiramutse, ahubwo agapfa n'ibyo yashakaga atabiriye. Nikangaho abantu bayishyira mu mutego, akagenda akibeshyera n'ibintu ngo yabikoze kandi atari we wabikoze, bikarinda byamuviramo icyaha ku Mana kandi kizamurimbuza. Ngo umwamareki rero arirukanse no kwa Dawidi ati nishe umwami Sawuli, kandi ubundi Sawuli niwe wari wiyahuye ubwe. Ariko kuko abantu bakunda amafaranga cyane, bigera ku rwego bajya no kwibeshyera kw'ibyo biyaturiraho babikoze kandi atari bo babikoze, bikarinda kubahitana. Rero Dawidi icyamuvugwagaho ni ishuri yari yaranyuzemo, kandi yari yaranyuze mu ishuri rya gisirikare ryo guca bugufi aryigishijwe na Yesu. Aho ngaho rero ntiyagombaga kwica umuntu cyangwa se ngo kuko yari yarize isomo y'uko umwanzi we nagwa adakwiriye kubyishimira. Ngo ntukishime umwanzi wawe aguye. Ariko se ni abantu bangahe ndetse n'ababwiriza butumwa uyu munsi babashe kuba bavuga bati twavuye ku murimo kandi twarakoreye itorero? Mbese uko kwihangana kuri hehe? Nanjye nkavuga nti bakoreye itorero koko ntabwo bigeze bakorera Imana. Umuntu wakoreye Imana ntabwo avuga ngo yarakeneye ibihembo. Ngo mbabwire ikintu kimwe gikomeye. Abantu bahereye saa 11 za mu gitondo bakora mu cyakare, batangiye bageze nimugoroba babonye bahembwa igihembo nk'icyabaje, hanyuma baratangira baravuga bati kuki baduhaye ngaya? Bahita bagereranywa na wa mwana wasigaye mu rugo. Niyo mpamvu ab'imbere bazaba ab'inyuma. Rero ahangaha iri jambo riragaragaza igisirikare Dawidi yanyuzemo, imihati yanyuzemo, imibereho yo kuragira intama, ariko ibyo ngibyo bigasoza neza. Mbese twavuga byinshi, tukavuga imibereho yabo basirikare. Tumaze kubona baba umusirikare Aburahamu, yaba umusirikare Mose, yaba umusirikare Dawidi. Mbese abo bantu babayeho mu buhe buzima? Ubuzima bumeze nk'aho batagira aho baba, ariko bahagararira Imana ku isi. None abantu uyu munsi turashaka guhagararira Imana, ariko hakagira n'ibyo tujyana. Imana yabwiye Aburahamu ikamubwira iti siga umuryango wanyu n'inzu ya so ujya aho nzakwereka. Rero ibi ngibi igisirikare, iyo turebye mu bitabo by'abacamanza tubona umugore witwa Debora. Uyu yari umucamanza wa Isirayeli. Debora aragiye ku rugamba nk'uko tubisanga mu bacamanza igice cya 5. Debora nawe aragiye ku rugamba aranesha, ariko ntibyamwitirirwa. Cyakora niwe wabaye intwarane kuko abimerozi bose bari bamutereranye, bigeze ubwo hanavumwa uwo musozi wa Merozi. Ariko Debora aragenda arwana urugamba, na ndetse nawe yivuga ubwo aravuga ati nari umubyeyi. Murebe nawe aho abagabo bananiwe babuze amacumu n'inkota, kuko bitari ngo bikiri muri Isirayeli. None se amacumu n'inkota biracyari muri Isirayeli y'iki gihe? Mu itorero iyo nkota y'ijambo ry'Imana bihagaze bite? Ayo macumu se aracyahari? Debora rero afata umugamba aragenda ararwana, kandi ngo yari umubyeyi. Imana rero ntabwo ikangwa n'ibyo byo kuvuga ngo waba ufite umwana cyangwa se waba ufite iki, ahubwo guca bugufi k'umuntu niko Imana ireba kandi yemera gutuma. Hari igihe muri minsi ya none sanga umugabo ibintu byamuyobeye mu rugo, ari we umunyamafuti, akanga kugisha umugore w'inama, ahubwo ibintu byamara kuzamba ugasanga ariko kujya kubwira mugenzi we ngo bura ngo nanze kubibwira umugore wanjye ngo kubera ko ngo umugore ngo ni inzabi, ngo abagore ni inzabya zoroshye. None se ikibazo cy'amatsiko, ese izo nzabya zoroshye ari Debora, ari n'abo bagabo b'icyo gihe,
inzabya zoroshye, ninde wari urwabya rworoshye? Nimurebe namwe, umugore wari ufite umwana cyangwa se w'umubyeyi aje gutabara abagabo byabananiye, none se izo nzabya zoroshye ni izihe? Nimurebe umugore witwa Abigayeli, murebe n'umugabo we witwa Nabali bivuga ikigoryi. Nimurebe Dawidi agiye kurimbura urugo rwa Nabali, hanyuma Abigayeli akitambika, none se urwabya rworoshye rwari uruhe? Hari igihe abantu rero muri iyi minsi bamara gutsindwa abagabo ntibemera amafuti ngo basabe n'abagore babo imbabazi, bikagera ku rwego umugabo atangira kuvuga ya magambo nyine ngo abagore ngo ni inzabya zoroshye, ngo niyo mpamvu nanze kumugisha inama. Hoya, none se dukomeje mu mateka hirya muri iki gihe gishize, nta binyejana 3 bishize, tubona umugore w'umuhanuzi, umuhanuzikazi Ellen White. Burya hari nubwo abantu hari igihe ibintu biba bibegereye bagatangira kuba batekereza ko ari ibintu byoroshye. Ntekereza ko Ellen White yaza kubaho mu gihe Bibiliya yandikwaga, nawe yari kwandika Bibiliya, yagombaga kuba umwe muri abo bayanditse. Nimurebe nawe mwe amayereka arenga 2,000 yagize, nimurebe namwe ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi yanditse, bigeze ubwo Yesu abivuga hano bireburiza iby'umugore wanditse mu myariko 3. Iyo myariko 3 wari wayisobanukirwa. Rero bihagarariye isezerano rya kera, isezerano rishya, ndetse n'uwo mwuka w'ubuhanuzi ubitse wawe udashaka gusoma. None se ari Ellen White, ari nahazana false pastor wanze buriya butumwa Ellen White yakiriye, ese urwabya rworoshye rwari uruhe? Ibyo rero abantu uyu munsi hakeneye guca bugufi no kwihanganirana mu miryango. Ntabwo uyu munsi naje kwamamaza muvoma feministe, cyangwa se ngo mbe naje kwamamaza abagore ko bafite ubutwari, ariko niyo bakabugira ntacyo binatwaye. Ariko icyo ndimo kubwira abantu ni ukwiga guca bugufi, kuko mu gisirikari cya Yesu habaho guca bugufi kumvira afande. Rero afande ni Yesu kandi niwe muyobozi wacu. Ibyo kwishyira hejuru rero n'ubwibone ubwo ari bwo bwose bigomba kudukamukamo, hanyuma umuntu akemera kuyoboka igisirikare koko. Yewe, iyo ukomeje ureba iki gisirikare mu gihe cya Eliya ahantu yaturutse yari umuntu w'umunyamasengesho. Uyu nguyu ntabwo yigeze ajya mu mashuri y'abatambyi ngo ajye kwigishwa n'abatambyi, hoya, ahubwo yigishijwe n'Imana iyo ngiyo mu cyaro. Iyo usomye amagambo ari mu bahanuzi n'abami, usanga imibereho y'uyu mugabo witwa Eliya, aho bavuga ibyo guhamagarwa kwe, aho avugwa yuko mu gihe cy'umwami Ahabu, mu misozi y'i Galeyadi ahagana mu burasirazuba bwa Yorodani, hari hatuye umugabo wari ufite kwizera kandi wasengaga, ndetse umurimo yakoraga ashiritse ubwoba wari ugamije gukoba mu nkokora ubuhakanyi bwakwiraga byihuse muri Isirayeli, kubera ko atabaga mu mijyi y'ikimenya bose, ndetse no mu buzima busanzwe ntabe yari afite umwanya wo hejuru. Eliya wita Ishuri yinjiye mu murimo we yiringiye umugambi w'Imana ko wamutegurira inzira no kumuha kugera ku ntego mu buryo bukomeye. Amagambo yo kwizera n'imbaraga niyo yabaga mu kanwa ke, kandi imibereho yose yari yarayeguriye umurimo w'ubugorozi. Ijwi rye ryari ryurangururira mu butaya cyaha icyaha kandi arwanye gusakara kw'ibibi. Kandi nubwo yasanze abantu cyaha icyaha, ubutumwa bwe bwatangaga umuti uvuye i Galeyadi womora imitima y'abantu bose bifuzaga gukira, yari yarokamwe n'icyaha. None se uyu muti w'i Galeyadi, umuhanuzi Yeremiya yarabaza ati, mbese i Galeyadi nta muti womora uhari? Ni mpamvu ki uruguma rw'abantu banjye rutakize? Nguyu umuti w'i Galeyadi rero nta wundi. Uwo muti w'i Galeyadi womora ni ugusenga no kwizera ibyo Imana yavuze. Ariko utinye icyo Yesu yabajije, arabaza ngo, mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Kwizera ko abantu uyu munsi gushingiye kuki? Ese kwaba gushingiye ku bigaragara cyangwa ni ku bitagaragara?
cyakora amaso yacu akwiriye kurenga ibigaragara akareba ibitagaragara. Ese iyo tureba iby'umuhanuzi Elisa, uyu we yaturukaga hehe? Se wa Elisa yari umuhinzi mworozi w'umukungu. Umuryango we wabarizwaga mu miryango itarigeze ipfukamira Bali mu gihe cy'ubuhakanyi bwasagaga mu bwabaye gikwira. Umuryango wabo wari ahantu Imana yubahirwaga, kandi kubahiriza ukwizera kwa Isiraheli ya kera nibyo byagengaga imibereho yabo ya buri munsi. Imyaka y'ubuto bwa Elisa yayimaze mu muryango umeze utyo, muri ubwo buzima bw'icyaro butuje, aho yigishirizwaga n'Imana ndetse n'ibyaremwe, kandi agatozwa ikinyabupfura no kugira imirimo y'ingirakamaro akora. Yabashije gutozwa imico yo kwicisha bugufi no kumvira ababyeyi be n'Imana. Ibyo bimufasha kuba umuntu ukwiriye gukora inshingano yo hejuru yajyaga kuzakora hanyuma. Aya magambo yanditswe mu bahanuzi n'abami paji 114 mu gice cya 17 kivuga guhamagarwa kwa Elisa. Tubonye ahantu yabaga, kandi tubonye imirimo se yakoraga, ndetse yari n'umuntu w'umukungu. Ni abasore bangahe biteguye gusiga ibyabo bakagenda iyo nzira. Rero uyu Elisa ihamagarwa rye yaje ubwo Eliya yari arimo gushaka umuntu uzamusimbura. Mbese umurimo yari agiye gufasha Eliya n'uwuhe? Eliya yari umukene uri aho ngaho. Yemwe, ese hari ahantu tubona Eliya yari afite inzu byibuze yabagamo? Ese uyu Elisa ko yari amukurikiye agiye kuba nk'umugaragu we, yagombaga kumukorera iki? Ntacyo Bibiliya yaduhishe. Yatugaragarije yuko icyo Elisa yamufashaga ngo yamusukiraga amazi yo gukaraba intoki. Ni abasore bangahe ibi bintu bashobora gusiga ubutunzi wabo burimo kunigana ngo bagende bemere umuhamagaro w'Imana, bemere kurara mu ahantu hadasobanutse? Niyo mvugo y'iki gihe, kugira ngo bemere icyo gisirikare bakigendanemo na Yesu. Ababwiye ngo igisirikare cya Yesu ni muri shira umuteto. Rero Eliya akomeza gukorana na Elisa, kandi uyu Elisa bigaragara ko nyuma ya Eliya nta wundi muhanuzi wabayeho mu buzima, cyangwa se wagerageje kunga abantu n'Imana nk'umuhanuzi Elisa. Abantu rero batojwe n'Imana kandi bigiye mu ishuri rya gisirikari rya Yesu ngabo. Iyo ukomeje ukareba uwo Eliya wa mbere wakomeje kubana na Elisa, none se Eliya wa kabiri wo ijambo ry'Imana rimuvugwaho iki? Wenda hare ndavuga kuri uyu Eliya wa kabiri, ndetse mvuge no ku Eliya, cyangwa se mvuge no ku muhanuzi wo muri iki gihe, hanyuma tuze kuza twerekera ku musozo. Iyo turebye amateka uburyo akomeza ategura igisirikare abantu bagiye babamo, hari uwo tugiye kuvugaho witwa Yohana Umubatiza. Uyu we hari ibyo tumuvugaho byinshi. Abantu rero uyu munsi dukeneye kwigishwa icyo gisirikare, kandi tukemera kugengwa n'Imana. Hano tuza kubona mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, tubona umuntu w'Imana ijwi ry'urangururira mu butayu witwa Yohana. Uyu Yohana nawe imivukire ye yari imivukire iteye uburyo budasanzwe. Twabonye uburyo Mose yavutse mu bihe bikomeye. Burya rero abanavutse mu bihe bikomeye burya ujye ubatinya. Bavutse ku bwa gahunda, ntabwo bapfuye kuvuka gutyo gusa. Bamwe bavutse ku bw'isezerano Imana yari yarahaye ababyeyi babo, kandi iryo sezerano ababyeyi bakagenda baryishyuza. Twabonye ibya Mose. Ahangaha rero aba babyeyi aribo Zekariya na Elizabeti nabo bari ingumba, bamaze igihe kirekire batabonye umwana. Ariko marayika w'Imana aza kubwira Zekariya ati, rero ibyo byose isengesho ryawe ryumviswe mu gusabira ko umucunguzi yaza, kuko nabo bari barize yuko imyaka yahawe Isiraheli kugira ngo Mesiya avuke, nabo barayibaze babona irarangiye.
umugaragu w'Imana Mose agasenga isengesho rivuga ati Mana twigishe kubara iminsi yacu. Abangaba barayibara babona imyaka 500 irashize, batukuza ko umucunguzi rero kwageze. None bihagaze bite? Igisubizo rero kiba kiratanzwe. Yohana baravutse, ariko nabwo nanone yaje guteguriza uwagombaga kuza nyirizina, ari we Yesu Kristo. Uyu Yohana rero avuka mu bihe nawe bikomeye, mu bihe by'ubuhakanyi budasanzwe. Hanyuma uyu Yohana Imana yaramuvuzeho iki? Yaramuvuzeho yuko uwo nguwo agomba guteguriza Yesu, kandi uwo nguwo umwana uzavuka bagomba kumurinda icyitwa igisindisha cyose aho kiva kikagera, ndetse irari ry'umubiri akaritegeka. None abantu b'uyu munsi yemwe irari ry'umubiri ribamereye nabi, ariko ngo barashaka kujya mu murimo w'Imana. Uwo murimo w'Imana nta kindi bazaba bagiye kuwukoramo uretse kuwuyobya. Niba aba babyeyi baba Yuda, aba babyeyi ba Yohana umubatiza barabwiye ko atagomba kunywa ibintu byangiza ubwonko bwe, none abantu mu miryango yacu uyu munsi bihagaze bite? Ni hehe ijambo ry'Imana rikomeza kugenda ritwiyama byinshi, ariko kenshi ibyo bintu tukakomeza kugenda twifata imibiri yacu ko Imana itateganyije yuko tugomba kuyifata. Mbese ibyigisho bya temperance biri mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 birangana iki? N'Abadivantisite bangahe bemera kujya muri icyo gisirikare kugira ngo barinde imibiri yabo? Ninde uri kunywa amaji adasobanutse yandi Satani asigaye yinjiramo bakandika ngo ni 0% ry'ibiyobyabwenge cyangwa se bya rukora, ariko abantu bakagenda bakabinywa kandi batazi ko ari uburozi? N'ababyeyi bangahe ku meza yabo usanga bateguye ibyo kurya byuzuye ibirungo bya bindi Satani agenda akihangamo agateza imibiri gukanguka? Noneho abantu ntibabe bakibasha kwitegeka no gutegeka imibiri yabo. Nta kuntu umwuka w'ubuhanuzi utavuze ku byo kurya, uburyo abantu bakwiriye kurya. Yemwe uyu munsi na leta irimo kugenda itanga ama message, ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kikagaragariza abantu yuko bagomba kurya imboga n'imbuto. Bigeze ubwo leta ari itangiye kubyigisha, ariko nta mugayo, kuko umwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cyitwa Inama ku mirire hagaragaza neza yuko leta ari izagira uruhare no mu kubyigisha. Abari babishinzwe byabananiye, none birimo birasohora. Ariko uyu munsi usanga abantu bagishyigikiye kwirinda kwabo. Ameza yabo ugera mu rugo rw'Umudivantisite ukibaza niba ari Umudivantisite utegereje kuzajya mu ijuru, bikakuyobera. None se uyu mugaragu w'Imana Yohana avugwaho iki? Yohana yagombaga kujya mbere nk'intumwa ya Yehova. Uwifuzwa ibihe byose page 56. Icyigisho ijwi ry'urangururira mu butayu. Yohana yagombaga kujya mbere nk'intumwa ya Yehova ngo amurikire abantu umucyo w'Imana. Yagombaga kuyobora intekerezo zabo mu nzira nshya. Yagombaga kubashishikariza kumenya iby'imico y'ubuziranenge bw'Imana isaba, kandi bakamenya ko bakeneye gutungana kwayo. Intumwa nk'iyi igomba kurangwa n'imico yera. Yagombaga kuba urusengero rutuwemo na mwuka w'Imana kugira ngo asohoze inshingano ye. Yagombaga kuba mu buzima, mu gihagararo no mu bitekerezo, ndetse afite imbaraga z'iby'umwuka. Niyo mpamvu yagombaga kwirinda mu mirire no mu minywere, ndetse no mu byifuzo agira. Yagombaga kuba umuntu ubasha gutegeka imbaraga ze kugira ngo ashobore guhagarara mu bantu ashikamye nk'urutare n'imisozi byo mu butayu. Mu bihe bya Yohana umubatiza, umururumba w'ubutunzi no gukunda ibyo kwinezeza no kwiyerekana mu myambarire byari byamamaye. Ibinezeza umubiri, kurya no kunywa byatezaga indwara z'umubiri ndetse no gusubira inyuma bikabije. Abantu bari baraguye ikinya mu by'umwuka, imbaraga zo gusobanukirwa n'icyaha zigenda zigabanuka. Yohana yagombaga guhagarara nk'umugorozi mu kurangwa n'imibereho yo kwifata mu mirire no mu minywere ndetse n'imyambarire yoroheje. Yagombaga gucyaha iryo kabya ry'icyo gihe. Bityo amabwiriza yahawe ababyeyi ba Yohana cyari icyigisho cyo kwirinda kuba bahawe na marayika wavuye mu ijuru. Mu bwana bwe ndetse no mu busore ni imico yiganirwa. Aha niho imbaraga yo kwirinda ikenewe. Mu gihe bakikije umuriro ndetse no mu biganiro by'umuryango, nibwo babona imbaraga zubaka imico
yabo zibasha kubazanira ingaruka zo kwihangana by'iteka ryose. Kurenza ibyo, dutanga umutungo mwinshi mu buzima. Imico yigishijwe umuntu akiri muto niyo ituma umuntu aba intwari cyangwa atsindwa ku rugamba rw'ubuzima. Igihe cyo kubyiruka nicyo gihe cyo kubiba, nicyo kigena igihe cy'isarura muri ubu buzima no mu buzima bw'ahazaza. Nk'umuhanuzi rero yagombaga gusanganya imitima ya ba se n'iy'abana n'abatumvira Imana, akayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategurire ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Mu gutegura inzira yo kuza kwa mbere kwa Yesu, yari ahagarariye abazategurira abantu kuza kwa kabiri kwa Yesu. Iyi si yigaruriwe n'ibyo kwinezeza, ibinyoma n'imigani y'imihimbano n'ibyo byeze. Imitego ya Satani yo kurimbura abantu ndiyongera. Abagomba kugaragaza kwera mu kubaha Imana bagomba kwiga isomo ryo kwirinda no kwifata. None si ni bande biteguye kubyiga? Nihe ushobora gusanga abantu biteretse inyama? Nihe ushobora gusanga abantu biteretse ibyo kurya byuzuye ibirungo byinshi? Kandi ibyo ngibyo mubona imico yacitse mu bantu, ugasanga nta kwifata kugihari. Abantu bagenda bambaye ubusa, abantu batakifata imibiri yabo, kwifuza kwabaye kwinshi, ubusambanyi bwabaye bwinshi. Ibyo bituruka ku kutirinda mu minywere, mu myambarire n'imirire. Ibyo byose niho bituruka, kuko iyo umuntu yamaze kurya amaraso agatangira gukanguka, ubwonko bugacurama, niho na bya bindi by'ubusambanyi byose bigenda byoroka. Ugasanga n'abayobozi ubwabo, ukumva ngo umupasiteri ngo yafashe ngo umukobwa ayobora. Umva nawe, mbese iri jambo ry'Imana ririmo kugaragaza uburyo abantu muri iki gihe ibintu byakomeje kuba ibibazo. Niyo mpamvu rero hakenewe umuntu nka Yohana. Ariko se arava he ko muri abo agomba kuvamo ko nabo bafite ikibazo? Nabo kwirinda byabananiye, kwirinda mu minywere, kwirinda mu mirire, byose byabananiye. Niyo mpamvu Yesu byamusabye kuvuga ati, mbese Mwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Abagomba kugaragaza kwera mu kubaha Imana bagomba kwiga isomo ryo kwirinda no kwifata. Umururumba mu byo kurya no kunywa bigomba gutsindwa n'imbaraga y'ibitekerezo mvajuru. Uku kwirinda ni ingenzi mu kutwongera imbaraga z'ibitekerezo no guhishurirwa iby'umwuka, bizadushoboza gusobanukirwa no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu kwirinda bifite umwanya mu murimo wo kwitegura kuza kwa Kristo bwa kabiri. Ariko abantu uyu munsi barigishwa isomo ryo kwirinda, bati niribateguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Bati ibyo bintu namwe muvuga, muba muvuga ibyo mutazi. Abantu bagomba gufata imibiri yabo neza. Ukibwira ngo gufata imibiri yabo neza ni ukubambika ubusa. Isi igeze ahantu Yohana Umubatiza, Eliya ndetse na Mose bize muri icyo gisirikare, bagomba kuza bagahamya. Kandi uwo mugabo ni njye nawe. Mu buryo busanzwe rero, umuhungu wa Zakariya yagombaga kuba yarigishijwe kuba umutambyi, ariko inyigisho zo mu mashuri y'abigisha amategeko ba Rabi ntizari kumugeza ku rugero rukwiriye inshingano ye. Imana ntiyamwohereje kubigisha iby'iyobokamana kwiga uko asobanura ibyanditswe byera. Yamuhamagariye kujya mu butayu ngo yigire ku byaremwe no ku miterere y'Imana. Abavandimwe banjye, ntabwo kuba abantu bagenda bagapakira ubwonko inyuguti nyinshi mu mashuri aribyo bituma bemerwa n'Imana ngo baze kuyihagararira. Uyu Yohana imibereho yabagaho yabaye iyo mu butayu. Imibereho ya Yohana yabaye iyo mu butayu yirebera imisozi, ndetse akigishirizwa iyo ngiyo, ariko yabaye umugorozi ukomeye. Eliya waturutse iyo ngiyo mu cyaro cyita Ishuri Galeyadi, mu misozi y'i Galeyadi. Elisa twabonye iyo yaturutse yari umuhinzi w'iyo ngiyo. Abantu bigishijwe n'Imana, urabona Mose uburyo yabayeho ndetse na Dawidi. Abo ni abantu bose bagiye bahagararira Imana mu bihe bikomeye. None se ko abantu uyu munsi bashaka kujya mu murimo ariko bajyanye n'isi, abo bantu barajya mu murimo bate? Ntabwo bishoboka. Igisirikare cya Yesu hari icyo birimo gusaba. Birimo gusaba kwihangana, birimo gusaba guca bugufi. Kandi uku kwihangana kugomba kuboneka mu bantu b'Imana muri iyi minsi, kuko nabwo harimo uruntu mu bantu b'Imana. Abantu b'Imana barimo guhondana imitwe, kandi icyo kintu cyakagombye kuranduka. Mugenzi we yakora agakosa gatoya, ugasanga ibintu byakomeye, arimo kugenda avuga amagambo menshi.
uriya se waduhagararaga imbere, ese biriya noneho yakoze ni ibiki? Nanjye nkibaza ikibazo kibaza ngo mbese abatubanjirije bose umurimo bakoze nuko nta cyaha bari bafite? Hoya, byari bihari, ariko se byasozaga bite? Imana rero nubwo abantu baba ari abantu bayo bagakosa, ariko iyo bagarutse irabababarira. Nubwo imbabazi zawe zigeraho zikarangira, ariko ireba umutima wicisha bugufi. Nimurebe Dawidi, mbese ubu ngubu uwazura Uriya akamutekerereza ibyo Dawidi yakoze, hanyuma wakongera ugasanga Imana irimo gutanga ubuhamya bwa Dawidi yuko ari umuntu uca bugufi cyane, mbese Uriya yagatekereje ngo iki? Nayo mpamvu ndimo nkuburira mugenzi wanjye, kuba wabona mugenzi wawe hari agakosa kamubayeho, turi mu isi, birashoboka ko ayo makosa ashobora kuba menshi rwose, ariko amaherezo umuntu ashobora kwiyunga n'Imana muri iri joro, kandi wowe ukaba ugikomeza kureba amafuti ye. Niyo mpamvu Imana itaturarikira kureba amafuti ya bagenzi bacu muri iki gihe cya none. Isi mu gihe iri mu gihe cy'irangira ry'imbabazi, buri muntu wese arasabwa gutera imbere ye, akareba yari kwihagaza imbere y'akayirituraho kujya kuritura iy'abandi. Kandi n'ubundi iy'abandi ntabwo aba yirituye, ahubwo barushijeho kuyubaka, kuko aba yubaka iy'abandi akubaka niye. Rero uyu munsi wa none abantu dukwiriye guca bugufi tukamenya iryo shuri ryo kwihangana. Nanone murebe umugabo witwa Salomo, Imana nawe iramwishimira, ariko nyuma yaho aza kurongora mu buryo butemewe ndetse agacisha abana mu muriro. Mbese abayobejwe na Salomo muri kiriya gihe wabazura bavuga Salomo ngo iki babonye agiye mu ijuru. Abantu uyu munsi rero dukwiriye kwitonda hagati y'umunyabyaha n'Imana, aho baziyungira ntawe uhazi. Nimurebe umugabo witwa Sawuli, uwo Sawuli mvuga ni Pawulo. Pawulo uyu mugabo yabayeho, na ndetse yari umuntu ukomeye w'umucamanza, umwigisha w'amategeko, yigishijwe n'abarabi. Aragenda mu gihe cy'akarengane, niwe wari uhagarikiye ko Sitefano yicwa. Ariko se nimurebe uyu munsi Sitefano azutse agasanga isezerano rishya, inzandiko 13 zose Pawulo yanditse, kandi Sitefano azi yuko Sawuli ariwe wamwicishije. Mbese ibyo bintu byakwitwa ngo iki? Niburebe Mose yicuriye Munyegiputa, aramwishe, ariko bigeze aho Mose arandika ngo mu bagwaneza bose nta mugwaneza nka Mose ku isi. Mbese uriya Munyegiputa wishwe na Mose, uwamuzura ngo arebe iryo somo ataramenya ibya Mose yatekereza ngo iki? Abantu rero tureke gucirana imanza. Uwazura Sitefano akabona ntuza Sawuli yaranditse cyangwa se Pawulo yaranditse kuva mu Baroma kurinda kugera mu Baheburayo inzandiko 13, kimwe cya kabiri cy'isezerano rishya ryose, yavuga ngo iki? Muvandimwe wanjye, reka gutera Yeriko y'abandi, ahubwo tera Yeriko yawe, kuko bimeze nabi. We kujya kuritura w'abandi kandi wawe byakomeye. None uyu munsi umuyobozi w'itorero arakora akantu gatoya, abantu bati n'ubundi twarabivuze, uriya muyobozi n'ubundi n'uyu. Ibyo nta wabigutumye. Kiza ubugingo bwawe kandi ugende umusabire. Icyo nicyo gisirikari cya Yesu. Yesu rero ahasaba ati ntimukihorere. Bigeze aho mu gusoza igice cya 5 cya Matayo, aravuga ati namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka, kuko bamugiriye nabi bose yarabasabiye, kandi arababarira n'abamuteye amacumu, abagombaga kwihana bose yarababariye. Rero muvandimwe wanjye, iyi mibereho ya Yohana irasabwa umuntu uwo ari we wese muri uyu munsi wa none. Kandi uyu Yohana amaherezo ye, muzi ko Yohana yari mubyara wa Yesu, ariko uyu Yohana yari inzagwa muri gereza. Bigeze ubwo abonye gereza imurembeje, atuma abigishwa barababwira ati mugende mumbarize Yesu ngo mbese ni wowe ukwiriye kuzaza cyangwa dutegereze undi. Yesu baraje barabimubwiye ni mu gitondo, yikomereza gahunda ye, arakomeza yikiriza abarwayi. Bigeze nimugoroba ati ngaho mujye kubwira Yohana ibyo mwabonye, ati kandi mumubwire ngo ahirwe ibyanjye bitazagusha. Yohana ishuri rya gisirikare araryiga, ariko abantu uyu munsi ngo twabuze ibi n'ibi. Ibyo atahaye Yohana ni wowe ushaka kubibona. Mbese Yesu hari aho yatahaga, agashyamba yatahagamo ntimukazi. None se
aho yavukiye si mu muvure, none se kuki abantu bashaka kujya mu mitamenwa ariko bagashaka no kujya mu ijuru, kandi ibyo bintu byombi bakabijyana? Hari ibyo ugomba gusiga. Umurimo w'Imana hari icyo ukeneye, kandi hari imbaraga abantu bakeneye kugira ngo ibabature kuri iyi si yabazirikishije umururumba. Hirya no hino baratabaza. Niyo mpamvu nababwiye ngo ubutumwa bwavugiwe no muri uru Rwanda birakenewe ko bigenda bukajya no kuvugirwa ahandi, kandi Imana nibiba ngombwa ko ikoresha n'akarengane izagakoresha. Rero uyu Yohana arinda agwa muri gereza, ariko abikiwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe rero, muri iki gihe cya none turasabwa kugenda muri iki gisirikari cya Yesu. Ntabwo bivuze ko abantu bose ariko bahura n'iyo mibabaro, uretse ko hari n'ibyo dukwiriye gukosora. Abantu bavuga ngo iyo ugiye mu by'Imana ngo nawe bamubyawe, oya, ibyo ngibyo ishobora kubijyamo cyangwa ntibijyemo. Kandi koko ibyo ingero tugenda tubibona nyinshi muri Bibiliya. Yohana igihanga cye cyaguye, yari nzagwa muri gereza, se ntiyari yarakoze umurimo w'Imana? None se ibyo ngibyo abantu bajya kubwira abantu ngo iyo ugiye mu by'Imana nawe jya muri wowe, wabibwira Yohana ubwo ngubwo akabyumva aramutse azutse ubu ngubu? Rero abantu tujye tugabanya amarangamutima yacu tugira ku Mana. Ngubwo ngo burangura muntu ngo yari umuririmbyi ngo akaba yarameze gutya na gutya ngo nta bibazo byakagumbye kumugera, oya, ahubwo ibyo ngibyo niwe birundiwe, agomba kubibamo rero akanihangana. Ariko hari n'abandi Imana yemeraga ko nyine ubwo buzima bavamo n'ubwo bwaba bwiza bakayubaha, ariko ikireba ni icyubahiro cyayo n'icyo bishobora gukora mu murimo. Niba urupfu rwanjye rushobora gutuma abantu bahinduka, iremera ngende. Niba kandi ibona ko kungirira neza nabyo bishobora gutuma abantu bahinduka, irabyemera. Ibyo rero ni Imana ibigena, abantu bajye bareka amarangamutima yabo imbere y'Imana. Icyo nicyo gisirikare. Habamo kwihangana, habamo guca bugufi. Imibereho y'abakurambere murayizi. Ibya Irene wahita tubivuzeho bwaca bukira. Iby'umugabo w'uburyo yakoreraga amafaranga, ndetse ibyo byose bakabikora nta n'icyo kurya bafite. Ariko uyu munsi abantu barashaka kujya mu murimo ari uko babonye byose bihari, babonye amafaranga n'amatike. Irene wahita umugabo wakiyemeza kunyagirwa n'imvura, akagenda ibirometero bine imvura imugwaho ari imvura y'amahindu, agiye kwishyuza amafaranga kugira ngo babone icyo barya. Ndetse ajya no gukora ahantu bigera ku rwego we akorera ahantu hagoranye, abantu babi barahamutegera ngo bari uhakora, kandi yari n'umuntu ufite uburema. Ariko Imana ishimwe yuko urwo rugamba yarutsinze, kandi bikarangira abaye umuyobozi wabo, ndetse na bwa burema yari afite bugakira. None si icyo gisirikare abo ngabo si umurimo w'Imana bakoraga? Rero abantu uyu munsi barashaka kujyana mu murimo w'Imana umuteto, ariko uwo muteto muri iki gihe cya none umubare w'ibihumbi 140 ugomba kubavamo, abantu bagakamilika igisirikare. Ubu rero cyatangiye, abantu nibatangire rero bakamilika igisirikare, kandi Imana yiteguye kuturwanirira. Nimurebere na White ayirirwa umunsi wose igihe yandikaga igitabo cy'intambara ikomeye. Abantu bazabasha kubona igitabo cyitwa Intumwa y'Imana bazakige neza imibereho ya Irene White, aho yanditse igitabo cy'intambara ikomeye Satani agahita amuteza indwara ya rubagimpande, ku buryo ku munsi mu buribwe bwose marayika yakomezaga kumubwira atandika, akandika urupapuro rumwe, nako ipaji imwe ku munsi, uruhande rumwe ruryamye, urundi ari rwo ruri kwandika, akaboko kandika gatitira. Ibyo byose abibamo, abimaramwe amezi 10 yose. Igitabo cy'intambara ikomeye kirandikwa. Ariko abantu uyu munsi barareba igitabo cy'intambara ikomeye nk'ahari ibyigisho bindi bisanzwe byo mu mashuri biga, bakakijugunya uko babonye. Ababwiye ngo iby'Imana ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa, byanyujwe mu nzira ikomeye kugira ngo bibe bitugezeho byamenewe amaraso menshi. Ariko ab'iki gihe nibatabyumva, se noneho bazahanwa ibingana iki? Reka rero muri iki gihe cya none Imana idufashe cyane kuzirikana iby'iki gisirikare kugira ngo tukigendemo neza, twemere ubuyobozi bw'Imana, kandi twemere gutwara intwaro zose nk'uko ziboneka mu ijambo ry'Imana tugiye gusorezaho mu Baefeso igice cya 6. Haratubwira iki? Abaefeso igice cya 6
umurongo wa 10 haranditse uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mbese izo ntwaro z'Imana ni izihe? Umurongo wa 14 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora guzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwira bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mureshejwe umunyururu mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Rero bavandimwe banjye, Imana idufashe cyane kwitegura. Nubwo iki gisirikare gisharira, ariko hirya yacyo hari ibihembo bikomeye. Abo bagaragu b'Imana twabonye ba Mose, ibyo ngibyo byose babirenzaga amaso bakabasha kureba ingororano z'abakiranutsi bazahabwa. Twe kureba ibituzengurutse ngo tumere nk'abagushije ishyano, ahubwo turebe hirya yabyo, twemere guhari isi, tuyiharire ba nyirayo, hanyuma twemere ubuyobozi bw'Imana, kandi tuzahabwa ikamba ry'ubugingo kuko twarwanye igisirikare kandi tukambara intwaro zose z'Imana. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye iri jambo ryawe utwigishije, kandi utweretse yuko tugomba gukamirika igisirikare, tukemera kuyobora aho tuyoboye, kuko ari wowe afande wacu, ni wowe mugaba wacu, kandi uringa bidatsindwa. Izina ryawe rihimbazwe. Duhe kukwizera, mu bushobozi bwawe ufite kunesha, kandi waranesheje, uzahora unesha. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Buri muntu wese wumvise iri jambo umuha umugisha wawe, Mwuka w'Imana arusheho kubyagura mu mutima we, kandi yemere kuyoborwa n'ubushake bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.